The Gospel Church urusengero n'u Rwanda n'urwa rugagi utari bunshyire kuri list ijya mu ijuru icyo kwa niba ari ukwitwikira azahiramo tu imbabazi nsaba niba agiye narasanze narateye intambwe nkamushaka we kugira ngo icyo kintu kive mu nzira icyo adafitiyeho urujijo akabyanga akanyereka ko bidakwiriye. Iyi ni inshuro igeze ku ya gatatu ibaye, arongera kandi inshuro ya gatatu. Aho ngaho hari abandi bayobozi nabigishijemo inama n'amagambo akarishye cyane akomeretsa apana noneho numva umutima musatsi umvuye ku mutwe azasanga asaba imbabazi. Redeemed Gospel Church urusengero n'u Rwanda n'urwa rugagi utari bunshyire kuri list ijya mu ijuru gusa ntago rugagi ntago ndi bumuvugeho ariko akazi kanye nk'umunyamakuru naba naragakoze neza. Niba leta yarafashe icyemezo cyo kongera kujya mu nsengero ngo ikuremo izidakwiye izikora ibidakorwa kubera ko nakoze inkuru ni mama ya Mungu ngewe Scovia nabona ko nzarabira kuri uyu mwuga. Ubwo byagusaba kujyaho usimbuka imijugujugu yabo. Icya kabiri ni ukuri umunyamakuru ya telefone yarangiza tutakorana ikiganiro tuvuga ibindi gusa ngewe mfite n'ibindi twavuganye ambwira impamvu abahostinga ngo bavuge ku izina ryanjye ibyo ntiyabikinnye. Abadukurikiye barabishaka se abashaka kwitwikira se abashaka icyo kwa niba ari ukwitwikira azahiramo tu aho nta kintu twabiriya. Ikindi cyo nashaka kubwira abantu disi banyandikiye hari abababaye bati rwose Scovia yewe nkuko babisubiraga nakunze ko bafashe ko ndi umuporoso buriya narabatijwe ndakomezwa ndabinda bagabo umusenyi iravuga ngo kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nibahumure ntabwo mfite ubwoba bw'ukuntu umuntu yambwiye ko ntazajya mu ijuru ngo wumve ko nababaye. Abantu bampamagaye banyandikiye baragusaba imbabazi usanga wenda ari we Petero uzaba uri ku muryango. Imbabazi nsaba nuko navuganye n'uriya mwana nakoze ikosa rikomeye mvugana n'umuntu ntakwiye kuba mvugana nawe ariko kuko genda umunyamakuru n'utaruriya tuzavugana. Noneho rero kugira ngo kubera ko abantu bavuga ko abanyamakuru twihaye tunabeshya sibyo unshyiriraho ako gafuka video abakurikira ibiganiro byacu abavuga ko babikunda abavuga ko badufana please mwiterana amagambo ku mbuga nkoranyambaga ngo umuntu yavuze ko ntazajya mu ijuru umuntu yavuze ko mbeshya mu byakire kuriya ngewe ubwanjye ntacyo bintwaye ngo yaciye iteka ibyo mwijya guhangana nabonye harimo n'abamutuka n'abatuka abandi ibyo bintu ni mubirekere gusa ntabwo amakosa akosozwa ndi. Icya kabiri bavuze ko nakoze ikiganiro nkavuga umuntu kuri kitari ikinyamwuga ntabwo kiri ari ikiganiro nuwambazaga ibibazo twavuganiye kuri telefone ntabwo ari ikiganiro cyabaye. Ba nyir'ubwite umunyamakuru w'inshuti ya pasiteri na pasiteri ubwe bahisemo ko ibyo bintu bitagiye ku mugaragaro rubanda rubimenye ariko kugira ngo mfashe abantu niyo mpamvu nazanye kamwe mu tuvideo mubereka icyapa cy'inzoga n'urusengero uko bimeze kuba ngo ari Muhanga cyangwa Ruhango I don't care sinzi ntabwo nkeneye kumenya uturere ntabwo ari njye ushyiraho bameye ntabwo ndi gavana ariko aho yaba ari hose ni uko urusengero rwe ruteganye rwari ruteganye. Uyu munsi nta rusengero na rumwe agira mu Rwanda ndongera kubisubiramo niba rufite ni amahoro kuko abakristo bagiye ariko abantu mutukana abantu muhanganye nawe abantu barimo gukora ibiganiro byo gutukana n'ibindi umva mwirwana iyo ntambara nge nyir'ubwite nta ntambara ndimo nta kibazo mfite rwose. Abandi baha ibiganiro bakantuka mubafate nk'abandi bajya bavuga ko napfuye nahunze hari ibindi n'ibiki napfuye nahunze nafunzwe mubafate nk'abo bakoze impanuka ubuzima bukomeze mu byihorera ibyo barimo ntabwo biri butwara iminsi mike birahita bishira.
abantu bamwe yakora nyine yakoze ntuza nziza abantu bamenye ko ari i Kigali ntabwo abantu bari baza aho burya iyo uganiriye n'umuntu ubasha kumenya pozisiyo yiwe, ubasha kumenya imikorere yiwe, ubasha kumenya uko ameze mu buzima bwa buri munsi. Ni nabyo rero uwo batumye, hari uwo yatumye, ndamwakira agerageza kugira ibibazo ambaza, nanjye ngera aho ngaho ndamusobanurira. Rero cyaje kuntangaza, bimwe bya mbere nari namaze kubyakira, ibyo yabanje kuvuga mbere nari namaze kubyakira. Audio iyo bafatikanyije amutuma niyo yaje kongera kumbabaza kurushaho, yaje kumbabaza kurushaho, amuhamiriza inzu mfite Muhanga, amuhamiriza n'ibindi byose bigendanye n'ubuzima bwite bwanjye. Bimwe bya mbere nari narabiretse, burya nari narabiretse, hari ibindi yabanje kuvuga mbere ndabyihorera, yemwe nabanje no gutera intambwe jewe nk'umushumba, ndanamwandikira ndamubwira ngo mubyeyi ibi bintu se urimo kuvuga ko atari byiza, aranyihorera. Bivuga ngo ubwa mbere yarabibanje ntaraza no mu Rwanda, nari ndi Canada. Ndanamwandikira ndi Canada ndamubwira rwose mubyeyi ntabwo biri ari byiza, ni byiza kumenya amakuru. Araceceka aranyihorera. Ngeze mu Rwanda nabyo arongera kandi inshuro ya kabiri, ndabibona barabinyohereza. Arongera kandi inshuro ya gatatu, aho ngaho hari abandi bayobozi nabigishijemo inama, ndanabibabwira bampa icyemezo cy'icyo uko nkwiriye kubikora. Ubwa kane rero nibwo yatumye uwo munyamakuru n'amagambo akarishye cyane, akomeretsa, apana noneho ibintu wenda mushobora kuba mubivuga mutabizi. Yashize hariya telefone ikiganiro bagiranye, numva umutima umusatsi umvuye ku mutwe, nibaza niba hari ikindi kintu wenda gishobora kuba kigenderera. Ni nayo mpamvu umuntu najya kuvuga ikintu atanga opinion y'ibitekerezo bye, kugenda mu mpande zombi ni byiza. Ni nayo mpamvu nagaragaje ikinyabupfura kuri we, ndavuga yego cyambere ndubaha ababyeyi, umubyeyi n'umutima w'urugo, umubyeyi nusigasira umuco, umubyeyi nutanga inama zikwiriye. Ngerageza n'abasi ntibikwiriye ko jewe nakubaho ku mubyeyi, ntago bikwiriye ko jewe najya hariya ngo mvuguruza umubyeyi ijambo riniri. Rero mu byo navuze ibintu bibiri, burya hari igihe twebwe authority dufite nk'abakozi b'Imana, duhabwa n'inshingano zacu, twigishijwe kwihangana. Ariko jye nateye intambwe ya mbere yo kumusanga, ariko aransuzugura. Iyo ni intambwe ya mbere yewe nakoze, aranabizi wenyine ku giti cyiwe, ntiyabasha. Bisobanuye ko ndanamwihorera pe, iyo nabireka nta n'ikindi kibazo cyari kubaho, nta n'ikibazo rwose na kimwe cyari kubaho, kubera ko nubaha ibyo akora. Niba nubaha ibyo akora, nawe yakagombye kubaha ibyo abandi bakora. Kandi twese, buri wese arakora kugira ngo igihugu cyacu twese tukizamukire, tucyubake hamwe. Niyo ntego, nta kindi. Ariko niba koko akunda ibyo akora, ntakubahuke ibyo abandi bakora, kandi noneho yinjire mu buzima bwite bw'umuntu. Wenda yanavuga iby'urusengero nta kibazo, akavuga iby'urusengero, urusengero ni rusange, ariko apana kuvuga izina ryanjye n'ibyanjye n'ibindi byo ntunze n'ibyo natunze, cyangwa ibyo mfite n'ibyo nafite. Aho no kurengera, kimwe nuko nari namaze kumusanga. Icyo kintu cyo ko namusanze wenda benshi ntabwo bari babizi, ngiye nabikoze nk'umukozi w'Imana. Ibyo nabanje gutera intambwe ya mbere, ndanabimubwira, aranyihorera, yanga no kugira icyo ansubiza. Arasubira bwa kabiri, arasubira bwa gatatu, arasubira no kunumaho n'abandi bantu. Mbere y'ibyo mfite ibindi fakte y'ama message y'iterabwoba banyandikira ngo nudakora ibi, ngo umuntu anyandikira message arambwira ngo nudakora ibi ngibi
abantu barimo gutegura uko bagusebya. So bisobanuye ngo muri sosiyete yacu ibyo nabyo kandi hari ababishinzwe bari kubikurikirana, ibyo nta kibazo gihari. Bisobanuye ngo ntabwo turimo gushaka guha abantu ibintu bizima. Nuvuga ngo niba hari ukuntu mfite iryo zina barankorera iyo atake kugira ngo haboneke ikigaragara cyose, n'undi wese avuge atabanje no kumenya uruhande uwo muntu aherereyemo. Numvise ngeze hano nagiye numva ibitekerezo by'abantu batandukanye uko bagiye babivuga, buri muntu wese avuga uko abyumva cyane. Burya jyewe nyir'ubwite uramutse unambajije utagiye na kure ukaza ukanyegera ukambaza ngo ibi bintu bikuvugwaho mbega nibyo, kuko niba ushaka gutanga ibintu bizima muri sosiyete ni ngombwa kugira ngo utange ibintu bizima bigomba kubaka abandi aho kugira ngo bisenye abandi. Urugero, niba yicaye hari akamvuga nabi nk'umushumba, ibi nadafitiye fact, ese wa mukristo nyobora cyangwa se wa mukristo w'ahandi hantu cyangwa se wa undi munyarwanda wundi ushobora kumva arimo gutanga ibyo bintu, yego niba mukunda arumva ko ibyo yavuga ari ukuri, yego niba mukurikira arumva ko ibyo avuga ari ukuri, ese utankurikira jewe uriya yamaje kumuneranyaho byagenda gute? Cyangwa se yamaze kumushiramo icyo kintu kitari cyo bigenda gute? Ese n'undi muntu uwo ari we wese ushobora kubona nk'uko numvise umuntu hano undi yaje kumunyomoza, which is good. Ni byiza ko umuntu aba atanga amakuru nyayo. Hari umuntu umwe yavuze ikintu kigendanye ngo jugunya ubukene hano, akantu kavuga ngo jugunya ubukene bwawe hano. Amaze kugakina inshuro nyinshi, nubwo namweretse igihe ubwanjye namuhaye video yuzuye y'ukuri, yanga kuyikora, yanga kubivuga. Ubwanjye navuze wenda mbere nari ndi Canada, ndamubwira ngo birashoboka ko ako kantu kamaze imyaka 8, birashoboka ko adafite ukuri kwabyo, reka mbimwohereze. Bavandimwe, ndabimwohereza kuri telefone yiwe arabibona. Ndamwa rero kubera ko wenda ushobora kuvuga ibintu bitari byo, dore ukuri kwabyo uko byarangiye nuko. Ndababwiza ukuri nta kintu yabivuzeho, araceceka. Ndaza kugeza naho avuga ko nakoze igiterane mu Ruhango muri stade, arataka yicara imbere ya kamera aravuga ngo igiterane nakoze amafaranga yavuyemo nishyuye abantu amadeni yabo, ngo ayasigaye nyashira mu mufuka ndigendera. Nibaza ukuntu yongeye kandi ndongera kandi ndamwohereza message ariko kuki ushaka buri munsi kuvuga ikintu kimeze gutya uyobya abantu? Ntiyansubiza, araceceka. Igiterane cya Ruhango nakoze ntareba umubare w'abantu bakijijwe, kuko niyo mission umuntu aba afite. Abavuye mu kunywa urumogi, abavuye mu kwiyahura, abavuye mu muhanda, indaya zavuye mu muhanda, uwo munsi zahindutse zigomba gutangira urugendo rushya. Urareba amafaranga kurusha imitima y'abantu, urareba amafaranga kurusha umuntu wazutse, urareba amafaranga kurusha umuntu wanezerewe, wabaye musha muri we. Yemwe ejo bundi nabivuze, ndavuga koko nubwo imodoka n'abanyifite Range Rover, ese ko umutima w'umuntu ntukomeye kurusha imodoka, imipira n'amabati cyangwa amazu? Se nimva ku isi hari ikintu nzajyana ko nta na kimwe nazanye, nta na kimwe nzatwara? Ikibazo naba mfite ni ikihe ku buryo uyu muvandimwe ashobora kuba arengera bene ako kageni? Kuki atareba imitima y'abantu? Kuki atareba ubugingo bw'abantu bashobora kuba banezerewe, bavuye habi binjiye heza, batangiye urugendo rushya? Amafaranga gusa niyo target, imodoka cyangwa ikindi niyo target. Ese mu muhamagaro mfite nabanza namenye umuhamagaro nahamagawe gute, natangiye urugendo ryari, natangiye umurimo hehe, byari bimeze gute, kugira ngo urebe ibintu bifatika unavuge imodoka agaciro kayo n'ibindi byose bikurikiye. Ese ntabwo uzi uburyo nayibonyemo, ntabwo uzi uburyo nayihawe, ntabwo uzi uburyo yangezeho, ariko kumva umuntu avuze ibyo ngibyo. Njye mbibona ko birengereye kuba ashobora gufata ikiganiro we n'undi muntu
noneho akavuga ngo ndagutumye genda urebe imitungo afite, genda urebe ibintu afite, akamwohereza. Mbona ko noneho ni ivogerwa rikomeye ku burenganzira bwanjye, bw'umuryango wanjye ndetse no ku bw'itorero. Ijambo navuze niba ari umukristo, kuko nabanje kubaza umunyamakuru uyu niba ari umukristo ngo niwe, ndabivuga mu buryo bubiri. Niba atari umukristo, twese twari hanze, twarababariwe, twagiriye ubuntu n'Imana, twaramenye Kristo, twakomeje urugendo. Ariko nawe azamenya Imana, amenye Kristo, akomeze urugendo, bigende neza. Ariko niba mu rusengero rwe afite umushumba nkanjye, akaba afite umutambyi nkanjye, akaba ari umukristo koko, dufatikanije urugendo rujya mu ijuru, azasanga asaba imbabazi, kuko jye naramusanze arasuzugura. Ubwa kabiri ni ukuvuga ngo rero, niba jye narasanze narateye intambwe nkamushaka we, kugira ngo icyo kintu kive mu nzira, icyo adafiteho urujijo akabyanga, akanyereka ko bidakwiriye, iyi ni inshuro igeze ku ya gatatu ibaye. Wenda ibyo mbicireho clear, n'abantu bose bazabikurikirana. Nateye intambwe jyewe, icyo ngicyo nkivugiye hano, nawe arakizi n'umutima we, no muri telefone yarabifite. Ibyo ndabikoze nk'umukozi, kandi pe nabikoze mu ntambwe yo kugira ngo mwereke umucyo, ariko ntiyabishaka. Jye mbona ko wenda hari ukundi kuntu byagenze. Mu ncamake, kugira ngo n'undi wese uri hano bimuviremo urujijo, amategeko ndayazi, nzi uburenganzira bw'umuntu, nzi n'iki ijambo ry'Imana rivuga, nzi na mwene so iyo akosheje umusanga ukamenyesha ikosa rye, narabikoze. Matayo igice cya 18 umurongo wa 15, wa 16 n'uwa 17, umusanga ubwa mbere. Yewe hari n'umuntu namutumyeho, aramuzi, baravuganye, nakoze icyo Bibiliya ivuga inshuro ebyiri. Ya mbere naramusanze, inshuro ya kabiri namutumyeho umuntu. Ariko ibyo ngibyo ntiyabivaho. Bisobanuye rero hari uburyo yari yarafashe icyo kintu kuri we. Ibyo nakoze nk'umutambyi, nk'umushumba, narabikoze. Ndavuga rero, niba ari umukristo ukunda ubugingo bwe, akabazi ko tujyana na, kuko abantu bapfa mu bugingo cyangwa mu bakristo n'ibindi byose bava mu nzira y'agakiza kubera ibi rumors cyangwa se ibihuha ni benshi. Ariko niba jyewe nkosheje ukaza ukamenyesha ikosa ryanjye, nzagushimira, kandi ningushimira nzakosora iryo kosa, nikomereza urugendo nawe, kandi Imana izabiguhembere uko wankosoye. Ariko si byiza kuza kuvuga ikintu kitari cyo, cyangwa se kuza kwica imitima y'abantu ko jyewe ndi mubi, unyangisha abantu, unyangishe rubanda, unyangishe abakristo, unyangishe abanyarwanda, unyangishe abandi bose. Umuturage wabeshwagaho n'ibihumbi 3, tukamuremera, bakamuha imyenda, bakamuha inkweto, bakamuha amasaha, bakabaha ibitenge, bakabaha, kugezaho birangiye mfata igiseke batuye icyo kubafasha ngishira mu biganza byabo. Hanyuma uyu munsi arakora, n'uyu munsi n'umucuruzi, amafaranga maranye imyaka 8 n'uyu munsi aracyayajyaho, yafunguye business ye na n'uyu munsi aracyakora. Ni mwumva ikiza naba narakoze nakizira. Ni ku isi umuntu akora ikintu cyiza kigahinduka kuba ikintu kibi. Kwari umunyarwandakazi uzwi na leta yashaka, n'undi muntu wese yashaka ngo bamubaze ngo ese amafaranga yatuwe mu rusengero urimo abantu ibihumbi bingahe, ayo mafaranga bishop yarakwambuye, yarayatwaye, cyangwa se ayo mafaranga ntabwo yakugezeho, cyangwa se ayo mafaranga yarayariye, nka bya byasikama muvuga, yarayatwaye, yarayarya. So noneho ibyo ngibyo wa muturage agataka, cyangwa bikanagera no ku badiyakoni ko jyewe namwambuye, kuko mfite institution yubatse. Hari representation legale, hari vice representant legale, hari ba secrétaire général, hari ababitsi baba mu makonte y'itorero bashinzwe gusohora iby'imitungo y'itorero. Nafitiye uburenganzira na gatoya, ariko umuntu akaza kuvuga ngo mfata ibintu nkabishyira mu mufuka wanjye. Ese nk'abo bantu iyo bamwumvise avuga gutyo, nta hantu nahuriye nabyo, ntibabona ko ari atake zikomeye arimo kwataka jyewe? Noneho rero, niba yumva ko ari umunyakuri, yansanga akambwira ngo naganiriye n'umukristo wawe,
yambwiye ko watwaye amafaranga ya naya wayajyanye, kandi nkamuha n'uburenganzira kuko afite ayo makuru, agende ajyane ikirego muri RIB. Uyu mukozi w'Imana amaturo aratangwa akayashyira mu mufuka akagenda. Niyo mpamvu itorero ritubakwa, niyo mpamvu ibintu bipfuye gutya, niyo mpamvu n'ibi bitagenze gutya, kugira ngo nawe ashimwe ko abereye maso umukristo ari we munyarwanda n'ubunyamwuga bwe afite bushobora gufasha abantu. Noneho baze bashire hariya bavuge ngo nimurebe imitungo y'itorero yarayigwije, nimurebe ibikorwa by'itorero, aho kubaka urusengero yahubatse inzu yiwe, kandi ibibanza byari by'itorero noneho yasigaye yashizemo inzu ye niyabamo, amafaranga batuye yaguzemo imodoka, noneho agatanga fakte zifatika ku buryo n'umuntu wese wabyumva uriya mushumba yari mubi. Amafaranga abantu batuye akayarya, amafaranga batanze mu rusengero akayatwara rwose. Aho yaba afite ukuri.